Aba ni abaturage batuye ahazwi nka Sodoma na Gashyekero ndetse n'inkengero z'utu duce duherereye mu murenge wa Gikondo turangwamo uburaya bukabije kubera abakobwa bakora umwuga wo kwicuruza bahagaragara ku bwinshi. Aha bagaragaza agahinda baterwa no kuba hakunze kugaragara puridanse ziba zakoreshejwe n'ababa baje kuhasambanira mu mihanda yo muri aka gace bakazita aho babonye. Ibituma iyo abana bajya kwiga cyangwa bavayo usanga bazitora bakazikoresha nko kuzibangamo imipira n'ibindi. Ibyo aba babyeyi batuye muri utu duce bavuga ko bibabangamiye. Dusanga kugeza rwira hose hahora bamenya imyanda n'umva bose kubera ariko bajya bakoramo iperereza n'ubundi buryo no kuba bakora kuri iyo myanda. Abana baje bayipiye babonye barabiperereza ubu gatarwa nka umuhanda ukajya abona harafi ya poto kirahari ikipuridanse kabona kirahari. Uyu ntabakizi baba bazi ibipurizo yakigeraho akagitora ukabona aragihatse. Ibyo nabyo rero bikatubangamira gusanga nyine natwe nk'ababyeyi dufite impungenge. Ibyo ugenda nk'uko ukamukubitanye nabyo kandi si byiza. Usanga n'abana rimwe na rimwe bari kubihaga, usanga mu mayira kirimo mu marigori ugasanga birimo cyangwa se hakurya nk'ahari ari amashyamba ukabona birimo. Ni ikibazo nyine. Bakomeza bagaragaza ko aba bana batuye n'abanyura muri aka gace bibakururira ingaruka zirimo kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi n'izindi. Izi ndwara zandura kandi niyo itanandura nubwo yaba ari nzima, cya kintu umwana akiriye ubona atari ingaruka mbi koko. Ahatamira agahaga umwuka ibirimo bikamuzamukira mu kanwa, ntabwo bidushimisha. Izo za sida ugasanga nyine bimereye nabi, tezi na sida nyine na byamburugo byose biba birimo. Ushobora kuba yakirya akanakiryaho uruhande rumwe ugasanga bigiye mu gifu, ukarwaza umwana ntumenye ingaruka y'ikibazo afite, cyane ko nta bushobozi tuba dufite nabwo kujya mu mavuriro akomeye uhere mu mwana mbese amuvure neza, ugasanga nk'ishashi iramuhitanye yabyo. Icyifuzo cyabo ni uko inzego z'ubuyobozi zashakira umuti iki kibazo. Izi puridanse zijugunywa mu mihanda y'aha Sodoma na Gashyekero ntizikomeze kuhagaragara. Dukorera ubuvugizi ubuyobozi bukahitaho hano hantu, nta kindi byasaba ko ubuyobozi bubigiramo uruhare. Bitabaye ubuyobozi umuturage ntabwo ajya kubangamira undi muturage. Kubera zirakenewe cyane, birasaba nyine ko hashobora kuba hari umuntu ubishinzwe, wenda bashobora gushaka nk'umuntu ubishinzwe, umukozi ubishinzwe kajya kanatakaraho bagahita bagatora wenda bakajyana icyo cyabishobora. Igisubizo nabona ni uko bariya batoragura imyanda babidufashamo ugasanga nta biri mu muhanda. Mbere na mbere ni uguhugura abantu, bakabahugura ku byo bakoresha, bakaba bamenya niba babukoresheje babujugunye hehe, bakamenya babujugunya muri toilette, ese niba toilette z'abantu muri rusange bibabangamiye bakabashakira amapuberi amwe aba hari ahantu runaka bakajya bashyira, nk'uko bamenya umwanya wo kujya kubugura bakamenya ngo niba twagakoresheje tugomba kubijugunya. Bose kuba yagashyira ku munwa bamaze bagakoresheje, urumva atari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye, ni umwanda ukabije cyane. Bajye biyubaha rero bakora ibyo bakora, ariko baturindire n'abana babijugunye muri toilette cyangwa se mu yindi puberi runaka. Emma Claudine Nirenganya ni umuvugizi w'umujyi wa Kigali, avuga ko ibi bikorwa n'abagana utu duce bidakwiye, agaheraho agira inama abagana Sodoma n'abahatuye ndetse na Gashyekero kureka iyi migirire yo gutahabonetse hose imyanda, kandi ko uwo bigaragayeho hari ibihanahanishwa birimo gucibwa amafaranga. Turwanya umwanda twivuye inyuma kubera ko umwanda utera indwara, ariko ibyo ngibyo byo bibaye biriho ntabwo ari umwanda gusa, ni umwanda ariko bikaba n'urukozasoni muri sosiyete nyarwanda. Ni ibintu rero tudashobora kwemera muri uyu mujyi wacu, kandi kugira ngo niba koko bikorwa bicike bikaba bisaba ko bigirwamo uruhare cyane cyane n'abaturage baturiye aho ngaho, binyuze cyane cyane mu irondo ry'umwuga ndetse no ku bayobozi b'ibanze, ariko na buri muntu ku giti cye kuba ijisho rya mugenzi we. Nibwo ibikorwa nk'ibyo nabyo by'urukozasoni dushobora kubica burundu. Hari uguca rero abantu barimo kubikora, ariko hari no kumenya ngo niba hari abantu bakoze ibintu rwihishwa mu gicuku bagatera umwanda ahantu, iyo bukeye mu gitondo bigenda gute? Turabizi ko ubundi ahantu henshi tubyuka dusukura muri Kigali. Ni ibintu rero biba bikwiriye gushyirwamo imbaraga
kuko nyuma y'uko bibaye umwanda ni urukozasoni, ntabwo ari ibintu twarebera muri Kigali yacu. Hano muri Kigali umuntu wese uta imyanda ahatarabigenewe, kandi murabizi yuko ari ibintu bisanzwe biriho, ni ibintu tuvuga buri munsi, ni ibintu abaturage b'umujyi wa Kigali bagerageza gutozwa. Nta muntu n'umwe wemerewe guta imyanda ahantu hatabugenewe. Niba umuntu atemerewe guta agacupa ka fanta yari amaze kunywa aho abonye, akaba asabwa kugashyira muri pubere, ntabwo wabwira umuntu noneho ngo nabe ari guta agakingirizo aho abonye. Ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Imyanda igomba gushyirwa ahabugenewe. Iyo hagize umuntu ukora igikorwa cy'umwanda ahanishwa gutanga amande y'ibihumbi 10, ariko nanone gukora ibindi bikorwa by'urukozasoni haba mu ruhame cyangwa se mu bundi buryo, ibyo ngibyo nabyo bifite uburyo bikurikirana. Usibye kuba aba baturage bagaragaje ko izi puridanse zijugunywa zibabangamiye, bakomeza banagaragaza ko kurera umwana muri aka gace ngo akure afite imico iboneye bigoye, kuko yisanga yashowe mu busambanyi n'abicururiza muri aka gace. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.